Bakunzi bacu, bakunzi ba BM4, bakunzi ba BM4 Plus, bakunzi ba Wezo TV, kada baramutse mbahe nikaze makino igano cacu cuno musi. Yesi nko bisanzwe mumenyere tubazanira abatumire bagiye batandukanye kuri no musi uri hejuru nubwo twatewe iteka ryo kongera kugenderwa numwe mu basanzwe bakurikiranira hafi bijanye n'akarere. Nawe se uwundi muramaze kumumenyera ni Mutama Bicaka, tugiye kuyagarutse cyane ku bijanye asanzwe no mupoza wa leta y'u Rwanda mu vyumve nimwe mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ariko tugiye kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye ndetse ndazi araza kuduha umuco. Mwebwe rero mudukurikiranye kandi ndabasaba subscribe yambura umunyarwanda njyambira kuri channel yacu, sigana commentaire kugira ngo nyambo bona yuko ibiganiro byacu buri interesse navyo kugira tubone yuko tudatamba twirorera. N'umutama tuzana kenshi kutuyagira vyinshi. Reka nango ndamuramutsa cyane. Ndakora mukije nanje. Umeze neza? Ndaho umunyamakuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my god. Alhamdulillah. Komera bana abantu bacu tugiye kuyaga ibintu byo bitandukanye. Mutama ashehe ibishahaga hari urutonde rwasohowe na leta y'u Rwanda vuba cyane. Cyane abopoza ba leta y'u Rwanda. Haravuzemo ba patiri, haravuzemo bande benshi cyane. Biboneka yuko bavuze yuko arabagomba guhirika guteza u Rwanda cyangwa bagomba gutera u Rwanda kugira ngo bishobore kunda basubire bisubize ubutegetsi banyazwe mu mwaka wa 1994 nuko biko bimeze. Bwana mo Shebi Cyahaga mbere uryo rutonde ruvuga imbega yavuze bande bajya abantu yavuze ni bantu ki bamaze iki mu Rwanda, nikiye gituma leta y'u Rwanda yashoboye kubashira ku mugaragaro narijya tubona yuko ari beshi. Urakoze, iki ni kibazo umbaje cyiza kandi gikomeye. Ego. Ariko gifite nicyo kivuze muri politiki nyarwanda. Ego. Bari abantu bagira kuri 25 bose ndabazi nta numwe ntazimo ndetse nabo bose baranzi. Ntago navuga ko tuzi ko twabonanye gutyo mbona nkubone, ariko tuzi nyine muri zino mbuga za tukanavugana abenshi muri bo. Muborero ruratonde bashyizeho abantu bakoranye na FPR, bari muri FPR ndetse bari no mu nkingi za Mwamba nk'abakayimba Nyamwasa badasingwa n'abandi. Noneho hakabamo n'abandi bari muri leta ya mbere. Ariko nanone hakabamo n'abandi batagaragaga muri politiki ndetse bakiri n'abatoya nk'abo bapadiri Nahimana n'abandi, ko bura padiri Nahimana muri za 19 kandi ntabwo ari mukuru cyane, yari umusore ukiri mutoya. Ariko yo leta ifashe bari abantu ikabita kuriya ikabashyiraho mbona intera ndongo yabagize abateroriste donc ni ijambo rikomeye cyane baba bashaka kugira ngo byihebe donc ibyo biba bifite icyo bivuze. Ariko ntago bitangaje kuko biri muri gahunda yabo, kuko bo biyemeje ngo guhungeta abantu uko byaba bimeze kose, baba barabere batarabere. Ibyo rero barabyemeje. Muri bo rero harimo na Korimani, nawe yari umwana mutoya icyo gihe ntago ari mukuru cyane, nta nubwo yigeze muri politiki. Uretse ko uyu munsi ari muri politiki, ayoboye muvuma MRD muri kino gihe. Iyo muvuma rero MRD ikaba ashobora kuba yatera ubwoba leta y'u Rwanda. Ariko icyo navuga nuko leta y'u Rwanda buri gihe ikoresha buriya buryo igamije kunetaririza abantu no kubashyira mu nkiko mpuzamahanga, dore ko buri gihe donc mu buryo bwa genocide yateguye harimo kwica abantu mu buryo muri physique, mentale ndetse no mu buryo bw'ucamanza. Byose donc leta y'u Rwanda irabikoresha bene ubwo buryo. Rero noneho kuba rero yabivuze gutya si igitangaza, kuko n'abantu nyine bari basanzwe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se nazi neza ko bafite koko icyo bakora. Ngira ngo murabizi ko nka padiri afite guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, nubwo abantu benshi batayivugaho rumwe ku mpamvu nanone nyine njya nkunda kuvuga ahangaha
z'abantu badashaka gushyira hamwe kugira ngo bigobotore igitugu, kandi kudashyira hamwe akaba ari ikintu gishobora kuba impamvu ari nacyo kitumye tugimara ino myaka ingana gutya tutari iwacu, ndetse n'uyu munsi hakaba hari abantu bagihunga igihugu cyangwa se hari abantu babaye igihugu impunzi mu gihugu, biterwa nyine n'uko kudashyira hamwe cyangwa se kwikunda. Ariko abo bantu bose rero bari muri iyo ntuza doko n'abantu leta y'u Rwanda nyine wenda itekereza ko iramutse ibareze ikabashyiraho iyo ngengabitekerezo, ikabashyiraho ibyo, igatekereza ariko baba baciye intege ntabagire icyo bageraho. Ntekereza ko nta kindi cyinshi nabivugaho, wenda hagize icyo washaka kumbazaho kindi wambaza, ariko muri makeya nuko ibi ngibyo ari ibintu leta y'u Rwanda ikoresha cyane byo gutoteza abantu, byo uko nabikubwiye, kubakorera torture mu buryo bwose, bwaba ari ubw'ubucamanza bwaba ari iki. Noneho nk'uko nabivuze bushize, nka FPR ntabwo ariyo ibyikora, ahubwo bifite nyine abayishyigikiye n'ibyo ikora nyine muri Kongo. Nkunda kumva utanga ibiganiro by'intambara by'uko urugamba ruri kugenda hariya byose, ruriya rugamba mwumva hariya muvuga ngo M23, twe ntabwo ariko tubona ko ari FPR RDF irukora gusa ikihisha inyuma ya M23, nk'uko nanone tuzi ko iri gutegura Red Tabara kugira ngo izayifashishe mu gutera mu Burundi. Doko n'ubwo buryo nyine bifashisha, ariko nizere ko abantu maze kubasobanukirwa kuri urwo rutonde. Rero icyo naravugaho nicyo nta kindi, ni ukubera gusa ubwoba nyine baba bafite, kandi koko abo bantu ni abantu bari bafite ijambo ubwo bwose batabashije gushyira hamwe. Abo ndanashimira na Korimani ko yabisabye abo bantu avuga ati ibi ngibi ahubwo byagombye kuba ati uko abantu leta y'u Rwanda tuvuze turi 25, uwo ni Christine Korimani, ati ahubwo byagombye kutubera impamvu yo kugira ngo tube hamwe, twiyunge, dukore ubumwe, noneho dushyire hamwe tujye gukuraho FPR Inkotanyi. Urakoze cyane. Ni byinshi ngomba ko tuyagama kino igana, ariko turaza kugerageza tuze turabigabanya tubivuga mu ncamake. Nyamba iki inyishu abari direct ubwo biraza korohera gutahura abantu bariko baradukurikirana. Muri abo poza ba leta y'u Rwanda, wewe n'abandi benshi bagiye uravuga, n'abandi benshi muzinanye, mbega murafite icyizere ko mushobora gusubira gufata ubutegetsi bwa Kongo igihugu mukagira nko mushaka narijya? Kenshi muvuga ko muri ko murakinyizwa, hagishigwa imbere bamwe abandi bagakumirwa. Iki cyizere muragifise? Cyizere ngiye ndagifise. Nyamba mufise icyo cyizere, ni ikihe kigo kirako muri ko muritegura gute kugira ngo izo ndoto zanyu zije mu ngiro? Icyizere kirahari mugabo, hari cyarimo ingorane mvuga ingorane z'abantu gushyira hamwe. Abantu badashaka gushyira hamwe bitewe n'uko wenda bakunda gutanga impamvu za politiki, ngo iyo abantu badahuje ibitekerezo ngo gushyira hamwe biragorana. Ariko ngira ngo hari igitekerezo duhuriyeho twese, igitekerezo duhuriyeho ni ukutagira igihugu. Rero abafite inyota y'ubutegetsi bo rwose ntabwo bazafata kiriya gihugu. Kiriya gihugu kizafatwa n'abantu badafite inyota y'ubutegetsi, ahubwo bashaka igihugu nk'igihugu. Noneho ubundi nk'uko bisanzwe bizwi, igihugu no ku butegetsi umuntu abuharanira afite igihugu. Nta mpamvu waharanira ubutegetsi udafite igihugu, wagombye guharanira ubutegetsi ari uko ufite igihugu. Igihe rero udafite igihugu ugaharanira ubutegetsi, uba ukora ubusa. Gukora ubusa ni ngombwa rero ngo hagomba kuboneka abantu mu by'ukuri b'abanyakuri, badakunda doko batikunda kurusha uko bakunda igihugu, doko bafitiye urukundo igihugu kurusha uko bo bikunda. Abo ngabo nibo bashobora gutera intambwe, bityo bakagira icyo bakoze kugira ngo babashe gusubira muri kiriya gihugu. Ikize rero ngewe mporana, icya mbere ni uko nge nk'umusiramu, umuntu wemera Imana, ni uko Imana yanyujije ko nta kawumi itagira igihe igomba kurangirira. Ikindi kintera icyizere ni uko nzi neza n'ubwo bigoranye, bigenda bigorana, ariko nzi neza ko hirya no hino hari abantu bafite iki gitekerezo cy'uko bagomba kugira icyo bakoze kugira ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo, kandi bakaba babyifuza mu buryo bw'amahoro,
nubwo nanone abenshi cyangwa se abandi bavuga bati biragoye kugira ngo tuzasubire mu gihugu mu buryo bw'amahoro cyane cyane ko umukuru w'igihugu Habyarimana Kagame we ubwe yivugiye ko nta demokarasi izaba muri kiriya gihugu. Yavuze ko uburyo rimwe yigeze kwibaza ngo bavuga ko bazasubira mu gihugu, ko bazagaruka mu gihugu ngo binyuze mu zihe nzira, ngo si ya demokarasi, si y'intambara, si iki. Donc bisobanura nyine ko bene uwo muntu kuba ko uzamukuraho ukoresha amatora biragoye kuko nta demokarasi ashaka. Igishoboka ni amasasu, ariko nanone uburyo bw'amasasu ni inzira ikwiye yagombye kuba iya nyuma, kuko burya uburyo bw'amasasu rimwe na rimwe uburwana n'umuntu ufite igihugu kandi ufite ubushobozi burenze wowe. Bityo rero bikaba ari ikibazo, ariko noneho icyizere gihari ni uko uwo muntu buriya butegetsi bwa FPR ari ubutegetsi bukandamije rubanda, ari ubutegetsi budakunzwe n'abaturage babwo. Bityo rero iyo ubutegetsi budakunzwe n'abaturage burya kubukuraho ni ikintu kiba cyoroshye. Gusa ntekereza ko ubwo abanyepolitiki wa mugani nk'abo ngabo 25 bavuye mu byo barimo bakava mu rwikiko, dore ko harimo abavuri bari muri FPR n'abari mu butegetsi bwa kera n'abatarabwigeze ariko ngo bari muri politiki, nuko bagombye rero kumva ko ibibatanya donc icyo bapfa kiruta cyo bapfana. Donc bisobanura ko bakagombye kugira icyo bahurira, bakavuga twese nta gihugu dufite, nta butaka dufite, kugira ngo dusubire iwacu twite kuki. Bityo icyo ngicyo cyo kugira ngo bagire imbaraga zisubiza mu gihugu ari cyo babona. Noneho iby'ubutegetsi njyewe icyo nshyize imbere nuko njye nabona igihugu cyanjye, mbonye igihugu cyanjye nubwo ntaba umutegetsi ariko nkaba nahinga, nkorora, nkacuruza, nkakora ibijyanye n'ubumenyi mfite n'imbaraga zanjye, ntawe nkoma, ntawe untagira imbere, ntawe ukira kubera ubushake bwa leta cyangwa se ubutegetsi. Ibyo ngibyo nibyo njye ntwari n'abimaranira. Urakoze cyane. Mu byo tubwiye byose utubwiye icyizere mufise ko mushobora gusubira gufata igihugu cy'u Rwanda ndetse mugisubiza iteka canyazwe n'abamwita inkotanyi cyangwa abamwita ntabwo uciye mu ijambo. Hari wenda imico iturimo kubera imyaka myinshi twabayeho twitwa abanyarwanda, ariko njyewe nkabicahaga Obama namaze kwishyiramo ko ntashaka kubohoza u Rwanda, ahubwo icyo nshaka gukora ni ukugaruza gakondo yacu, kuko u Rwanda ni izina ritari na ryiza. Rwagasabo nayo nyine bavuga ngo u Rwanda bavuga ngo icyo ni kigaragaza ko u Rwanda nyine rutari ruruho. Bavuga ngo u Rwanda rwa Gasabo, wowe iyo bavuze izina rya wowe ubwawe uri umwana wa runaka, mvuze izina ryawe abo mutonye bavuga ngo uyu ni kanaka wa kanaka. Iyo bari bavuze ngo u Rwanda rwa Gasabo baba bavuga nyine ko u Rwanda rwakomotse aho ngaho i Gasabo. Bavuga ngo mbere ya Gasabo ntabwo u Rwanda rwahozeho. Rero urwo Rwanda rwaje nyuma y'uko Abanyiginya umwami w'umuhutu twakabesha aruhaye ku buntu bwe, ku neza ye, ku bwuzu bwe, avuze ati namwe muri abantu mugomba kugira ubutaka, mugomba kugira igihugu, mufate buriya butaka mube igihugu, mugira igihugu cyanyu namwe. Kariya gace kitwa u Rwanda, iriya surface ubona kuriya yari igizwe n'uduhugu 29 ariko bwari 28. Icyabigize 29 nako kagasabo nyine kaje nyuma y'ibindi. Iyo Gasabo ije yahawe abantu bari basanzwe bafite filosofi yo kwanda urwo Rwanda, bazanye ikintu kiza cyitwa u Rwanda, baza Rwanda. Noneho basanze hari urumuri n'ubundi, kuko izo mpugu ni impugu zari zarabayeho biturutse ku buryo abantu kuvuga rimwe doko umuntu narabyaraga abana, tugagenda tugakunda ishyamba, tukaribamo, tukaritura, tukarihinga, mbana bakadoha, tukazaba benshi, tukagira igihugu haba umwami wabo. None muri abo bana banjye cyangwa abuzukuru banjye hakazavamo umwe akajya gukunda ahandi. Noneho ari naho hagiye haturuka aya moko nyine y'imiryango mu Rwanda, cyangwa se wenda no mu Burundi murayumva. Hari Abasindi, Abasinga, Abagesera, Abahaba,
abakono iki byose. Donc ayo mazina yagiye ava donc ayo moko yagiye ava ku mazina y'abantu babaga bimutse ahangaha bagiye hariya, none bigatuma bavuga ngo abantu ubwoko bwabo n'ubwo. Ubwo rero ndavuga ngo icyo nshaka kuvuga nuko ngewe ntago ngambiriye kubohoza u Rwanda, ahubwo ngaruje ntabwo ari kubibohoza ko n'ukwigaruza ngo twarayinyazwe twarayatswe. Urakoze cyane kuri icyo kibazo, ngerageje kuraba ibyo watwishuye byose ni mu cyizere, ariko nakubajije ati ni ikihe muri ko murakora, muri kwitegura gute kugira ngo mubohoze gakondo yanyu? Kwitegura nk'uko bisanzwe ni ugutekereza, igitekerezo nicyo kiza mbere y'ibindi byose. Donc nk'uko nkubwira ubumwe bw'abahutu n'abatutsi bahungitwa birimo kurandirana kubera rwa rwikekwe rwa FPR rw'uko umuntu muto arabona umututsi ngo uyu nguyu aratumwe. Noneho ahubwo bikaba n'ikibazo cy'uko ahubwo bizera abahutu bene wabo, bakwizera abahutu bene wabo ahubwo akaba ari bo batumwe na Kagame, kuko Kagame ntago akoresha ubwoko nk'ubwoko, ahubwo we akoresha abantu donc bemeye kuba ingaruzwa muheto, bemeye kuba abacakara be. Rero hari abatutsi batemera kuba abacakara, hakaba n'abahutu batemera kuba abacakara, ariko niyo ugiye kureba usanga abenshi Kagame akoresha ari nabwo buryo bumworohera, kuko banazi neza ko n'uwo mututsi nanagenda abahutu batazamwizera. Donc rero akunze gukoresha nyine ahubwo abahutu, noneho akaba ari bo bajya kuneka no kwangiza opposition. Bon ariko nkavuga ngo iki cy'urwikekwe ahanini kigakunda no kwangiza opposition, kubera kuko bituma opposition isenyuka, kuko cyangwa se bakikeka uwari ufite akamaro, noneho ahubwo bakakira udafite umumaro. Donc basanga baranga umuntu kubera kuko wenda ngo yabaye muri FPR, noneho bagakunda undi ngo yari intera hamwe, cyangwa yari muri Actifar, cyangwa yari hehe. Nyamara uyu nguyu ahubwo babita intera mwene wabo niwe wakorompwe cyane na FPR na Kagame, noneho akamwohereza kujya gutanga abandi. Nuko ikibazo kimeze. Rero nkavuga ngo nkunda kubwira abantu ko amakimbirane bakunda kugirana, nkunda kubwira abantu ko urwikekwe akunda kugirana. Donc jewe ndashingiye, donc abantu bagomba kumenya ngo abatutsi abahutu bikeka, abahutu n'abatutsi abatutsi bikeka bamenye ko byose ari umugambi FPR inkotanyi cyangwa n'abanyarwanda bazanye mu gihugu cyacu muri gakondo yacu. Kuko ubundi mbere yuko abo banyiginya baza, mbere yuko donc baza guhabwa Gasabo, mu by'ukuri bari abantu donc bari abantu babanye, donc basanze abahutu n'abatutsi babana neza muri kiriya gihugu, basanga nta kibazo kiri muri kiriya gihugu na gitoya, basanga hariho ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa. Amoko atatu yaratuye kiriya gihugu kitaritwa u Rwanda, abamoko se yarahari, ariko aho bahagereye baraje bangiza ibintu, baraza baraduteranya, bumvisha umututsi ko umwanzi we ari umuhutu, bumvisha umuhutu ko umwanzi ari umututsi, ndetse babikora n'ingerageza ku buryo mu gihe cy'ubuhake kugira ngo nyine bateranye ayo moko, bafashe ubwoko bw'abatutsi abahutu kuko aribo bari baragizwe abacakara, noneho abafata abatutsi babagera bashira imbere y'abandi abatware babo, noneho akaba aribo babaha ibiboko bagakubita abahutu. Ubwo rero icyo gihe umuhutu nyine yakuvuga ko umuntu wari muri hejuru ari umututsi wamukubitaga ibiboko, akavuga ati koko uriya ari umwanzi wanjye. Nanone bakunze gukora ikinamico menshi, bakaza bakagira gutya bagafata umututsi bakamukindura abanyarwanda, bamara kumwica bakabwira abatutsi bati ni umuhutu kwishe, umututsi nawe ati koko abahutu baratumaze. Rero ni ibintu ni system bagiye bazana yo kugira ngo urwango ruruze. Havuga rero ngo ureshinge nko muri 94 ibintu byabaye muri 94. Donc navuga ngo umututsi wagize amakosa, ntago nge nayita n'amakosa, kuko urebye byari bibaye abatutsi babwirwa ko barimo kwicwa n'abahutu. Donc nyuma ya 94 birashobora ko abatutsi n'abashobora kugira icyo bihumura ko abahutu, kuko iyo hari umuntu uje akavuga ngo arakwica akakwica akarajya mu masaka amezi 3
wihishe donc igihe uyavuyemo ya masaka ushobora kuvuga nanjye mwanyirukankana kubera ko ndi umututsi nanjye kwirukankana kubera ko ndi umuhutu noneho rero ngo tumaze kugira amahirwe twamaze kubona ko hari abatutsi bamaze gusobanukirwa ko ababicaga atari abahutu kubera ko n'ababicaga barabyivugiye ko ababicaga atari abahutu ahubwo ari abantu batanu bari barashyizemo kugira ngo babice donc ubwo abatutsi rero bamaze kubifindura noneho rero n'abahutu bo bari basanzwe babizi ko ibyo batabikoze kubera ko mu by'ukuri n'abatutsi barabizi ko uwarokotse wari wese yarokowe n'umuhutu hamwe n'uko washobora gusanga hari umuntu koko w'interahamwe wamugani wambaye ibitenge by'interahamwe n'iki ariko yashobora kugira abatutsi yica ariko akagira n'abandi batutsi yahishe ugasanga abatutsi mu nzu ye 20 wenda yisha abandi 20 nuhora uyu muntu mu by'ukuri ntago wavuga ko yarafite umugambi wo kumara abatutsi ahubwo gusara ubucucu bwatumaga hagira ibyo akora wenda bitewe no gushaka umutungo cyangwa bitewe nuko babandi 5 bamwobujega kubikora ariko bitamurimo kubera ko mu by'ukuri iyo tugiye kureba FPR ko yarokoye abatutsi ntabwo wamubaza muri 1994 kuko muri 1994 nibo bari bafite igice kinini cy'igihugu ariko aho bari hose nta mututsi waharukotse berekana ngo bati dore nguyu aba FPR donc bari bafite igice kinini cy'igihugu baciye babiyicira babicana n'abahutu bari barimo donc ibyo ni ibintu kugira baronke ibiharuro byinshi no kugira ngo ibyo bazotanga no kugira ngo babone ubwo butaka kuko bari basanzwe bazi ko donc ntago bashaka abantu bakavukira hari bashaka kubatsemba noneho bagahashyira abanyamahanga dogira ngo namwe abarundi nimutirwanaho niko bizabagendekera nibaramuka baje ahangaha bazabicira kombamara bagambiriye kugira ngo aka karere hano mu Burundi bahashyire abantu b'abanyamahanga bazajya babumva bashyize abanyagihugu bakomeza kumva amateka yabo abijya ariko baragira muri Kongo nkabiri bakore bagira muri Kongo mugandi bazababigira muri Kongo kubera ko Kongo ni igihugu kinini ariko twe agahugu kacu ni gatoya Kongo ro hamwe n'igihugu kandi uhagwanira biba byoroshe cyane oya donc kwagwana ntago ari kuba ko ari ibintu byoroshye ukarwanira kuko Jesu yakiroroha agahugu gato agahugu rero Jesu yakiroroha wapi ahubwo kugatsinda biroroha kubera kuko nyine abari na gatoya byovana nibwo nico gihugu cyaduteyeho nicyo ntago byavana ahubwo byavana n'ubushake bw'abanyagihugu kuko abanyagihugu bakunze igihugu cyabo buri gihe barakigwanira kandi ntago bapfa gutsindwa gusa kuko navuga ko no muri 1994 kugira ngo FPR ifate kira gihugu cyiswe u Rwanda ntago byavuye ku mbaraga zayo nk'imbaraga zayo yemwe hari n'abavuga ngo byavuye ngo kubera ko ngo bafiri bafite ngo abanyamahanga ngo abanyamerika n'abongereza n'ibyo kuko bari bafite ariko iyo abanyagihugu baza kuba bamwe ntibagambanirane ntago FPR yashobora gufata kiriya gihugu. Urakoze cyane tubandanye n'ibindi tuvuga ko abantu kugira bakomeze batahura ibigiye bitandukanye aha mu Burundi dukunda kuvuga yuko igihugu atari umukate igihugu atari voka igihugu ahubwo bakigwanira igihugu si cya kintu umwana aririra bagaca bamuha nk'igitumbura wavuze neza yuko Perezida Paul Kagame ibyo kuja mu biganiro n'abopoza biwe nta bihari ahubwo inzira y'imbere niyo kumuheto ndashaka kumenya ntabopoza ba leta y'u Rwanda mwiteguye gute mu buryo bwa gisirikare muri bwa gisirikare ndagira nkubwire ko njyewe ndi impunzi ntago nemerewe no kuba umunyapolitiki njye ndi umwagativiste ntanga ibitekerezo byanjye niyo mpamvu rero ntari bumene amabanga y'ibikorwa cyane cyane ko nihangaha izi mbuga turiho n'imbuga zirebwa na bose biramutse binahari uretse ko nta bihari kuko iyo biba bihari ngira ngo biba byarabaye ariko biramutse binahari ntago nabivugira ahangaha nkaba rero gusa icyo mvuga ko kiriho ni ugutekereza nk'igihugu cyacu nk'abantu mu gihugu cyacu dutekereza uburyo twagisubiramo rero uburyo twagisubiramo ntabwo ari kugenda dupfukamiye Kagame cyangwa tuvuge nk'abandi bagenda bavuga ngo yezazaza ntabwo ari icyo ngibyo ngiye ku cyanjye numva hari strategy zigomba gukoreshwa kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu bubi na bwiza ariko ntabwo njyewe ngambiriye guteza intambara ahubwo ngambiriye ko tugomba gusubira mu gihugu cyacu ku mahoro kandi bitari ku mpuhwe za FPR. Urakoze cyane uravuze yuko atavye ko hari igisirikare ariko dukomeza kumva ngo FDLR muri Kongo mbega nike kintu zikuri FDLR irabaho canke nayibaho? FDLR bavuga donc abarimo kwiraga abandi
bo ubwabo nibo bavuze ko bayirangije. Yego. Uwitwa General Kabarebe ni umuntu ukomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, yavuze ko FDL bayirangije ko hasigaye abantu 200. Me abantu 200 ntabwo bashobora gufata igihugu. Bo icyo nzi cyo nuko nzi ko haramutse habayeho abanyepolitiki bifuza amahoro, bagomba d'abord kubanza guharanira ko babona igihugu ku mahoro. Ariko igihe baba bageze mu gihugu bakagira FPR kazanaho imbaraga za gisirikare, abasore barahari kandi bashobora kukirwanirira. Nange ndashaje ariko bibaye ngombwa ko nayifata nayifata kandi ndacyafite imbaraga zo kubikora. Ariko ntago ari byo ngambiriye, ngiye ngambiriye amahoro kandi ngambiriye kubana na buri wese mu gihugu. Urakoze cyane. Mu byo twavuganye wavuze ku bijanye turiko turavuga bijanye na rujya rutonde rw'abantu 25 bashizwe hanze babopoza ba leta. Wavuze yuko dufatire ku uyu patiri, uyu patiri wavuze ko afite gouvernement iri mu mahanga, donc atwara bo mu mahanga iyo gouvernement yiwe. Mbega iyi gouvernement mu mahanga izorangira mu mahanga nike kintu iyi gouvernement izokora kugira ngo ize kurokora bari mu gihugu? Iki ni ikibazo ngewe nkiri no mu Rwanda ntarahunga. Najyaga numva ndi muri no gouvernement ikorera mu buhungiro nubwo nyine ndi mu gihugu. Nandi mu gihugu ariko ntemera gouvernement iri mu gihugu. Kumva nge ndishakira gouvernement ikorera mu buhungiro kuko numvaga ariyo yandokora. Kandi niyo narebaga nabonaga koko donc iyo nabonaga rangaje ze nabonaga nyine donc ari ibintu bishoboka. Ariko aho ngere hano hanze naje gusanga abapoliticiens nizeraga bari hano hanze ari abapoliticiens bicyuka, donc batariho. Bon bariho baravuga ko bariho, ariko iyo bavuga ko bariho usanga nta ntego bafite kuko ntabwo bambwira ngo urakora politiki udafite ideology. Niba rero ujya kuri YouTube ugakora nk'uko nkora kandi uvuga uri president, ntabwo mbona ko mu by'ukuri uri president, kuko donc niba uri president agombye kujya hariya ufite umurongo uri politiki ugiye kubwira abanyagihugu ko onyine kwisigurana. Donc ugiye kubwira abanyagihugu uti hari imirongo iyi igiye gukora ibi ngibi. Ntabwo rero kuba uri president agombye kujya kuri YouTube ujya kuvuga ko Kagame yapfuye gusa, kuko gupfa kwa Kagame ntacyo byunguye abanyarwanda. Icyo cyunguye abanyarwanda ni ukubona batakisenyerwa, ni ukubona batakicwa, ni ukubona batakirandurirwa imyaka, ni ukubona bafite umudendezo mu gihugu cyabo. Niba rero bavuga ko Kagame yapfuye ariko abantu bakaba bakicwa, bakaba Kagame yarapfuye ariko abantu bakaba bagihungitwa, Kagame yakaba yarapfuye ariko imyaka ikarandurwa amaze akasenywa, ntago iki ngiki yagira icyo kimara mu by'ukuri. Gufata rero amasaha n'imyaka uvuga ko Kagame yapfuye, ibyo bikaba ariyo ideology yawe. Iyi ideology ndakeka ko nta hantu yageza igihugu cyangwa se ngo uvuge ngo uzafata igihugu ugira icyo ukimarira. Nge ntekereza ko bakwiye kugira ideology imwe. Yenda umuntu ashobora kuba afite ubuhanga bwo kuba yabasha gukombeka umuntu nubwo yaba ari ikinyoma amubwira, akabasha kumubisha bigakunda. Ariko ureba kure, donc nkanjye nubwo ntari umuhanga muri politiki cyangwa mba nareze politiki, ariko politiki nge ntigeza ko burya ahari nge nabonye no kwiga ntacyo bimaze, kuko iyo urebye abantu benshi bavuga ko bize politiki, ariko kuba warize politiki ukaba uri impunzi imyaka 30 nta kintu urakora, bigaragara ko na politiki bize. Kuba warize politiki bagahanura doko indege Habyarimana igahanuka, abantu bakica abandi kuriya, uri umunyapolitiki ntacyo ukoze, ni ubucucu. Nihereza ko iyo politiki yawe ni fake. Kandi na ushobora gusanga aho nabize iyo politiki hari abafashe iyo mihoro bashutswe na 5 ba FPR nabo bakajya kuritura abantu. Iyo politiki ni byumvire uvuga ngo niba atari yayindi zakiza abantu niba yereka igende. Donc ntekeza rero ko ubu buryo bwa politiki bavuga bakwiye kuba ari politiki ifite ideology, kandi ikaba ari politiki mu by'ukuri y'urukundo igihugu, atari amakoperative yo kwizamura bo bwabo. Donc iyo urebye abapolitiki dufite muri kino gihe usanga ari babandi bakora politiki y'abantu 2030 bagamije kuzajya barya imisanzu abandi babahaye. Ibi ngibi rero ugasanga ni ibintu
ngira zero inyuma y'akiciro kubera kuko mu by'ukuri ntago ibi ngibi yagize aho bigeze umuntu. Ikindi nuko iyo witegereje abari mu mashyaka ya politiki uyu munsi usanga umuntu abangongera ashyize nk'icyo kintu cyitwa guverinema aho ugasanga ntabwo ashaka kukirekura, ugasanga adoko kimaze nk'imyaka n'imyaniko adashaka kukirekura. None ukibaza niba umuntu akangisha ngo yashinze ikintu ashaka kukivamo, none icyo kintu kimara gufata igihugu azarekura igihugu kuko icyo kintu ntabwo gifite agaciro nk'igihugu. Icyo kintu iryo shyaka ntabwo rifite ubushobozi, ntabyo biri mu kuba perezida w'ishyaka nk'uko waba perezida w'igihugu. None niba udashaka kurekura umwanya wo kuba perezida w'ishyaka washinze, nufata igihugu ubwo uzakirekura kandi nyine waratsinze. Ibyo rero bikaba ari ikintu kigaragaza ko nabo baba abanyagitugu. Wenda abanyagitugu ntabwo bangana, wenda bashobora kuba ataba abanyagitugu nka Kagame, kuko Kagame igitugu cyo kirarenze hano ndakibona ku isi, ariko mu by'ukuri nabo baba ari abanyagitugu. Kandi yewe icyo nimirije imbere, icyo ntekereza ni uko tugomba kugira igihugu cy'Etat nation, igihugu kandi none kigengwa n'amategeko. Duvuga ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko. Abantu bose bacungwa, abantu bose bari bacungwa cyangwa bagengwa n'amategeko, bubahiriza amategeko. Nta muntu uri hejuru y'amategeko, ukabona nubwo yaba ari perezida atashobora gufite uburenganzira bwo kuvuga ngo nguyu itegeko nshinga ngo ngiye kongera kwitoza indi myaka 5 ngo 10 iri imbere. Ibyo ngibyo rwose ntekereza ko nta muntu nzajya inyuma uteye atyo. Shehe Bicahaga twayanze byinshi kandi navuga yuko bikomeye cyane, reka ndagushimire cyane ku muntu tungana gukenera, tuzongera tugira ibyo tukubaza byose cyane. Ego nshimira cyane abo twabanye bose makino kiganiro. Nizere ko Shehe Bicahaga yageje kubabwira byinshi ni cyane mu bibazo twagiye turamubaza, haba mu cizere baba bafise mu cyo bagiye gukora, uburyo bariko bariteguramwo, uburyo bwa gisirikare n'ubwo yabaye timide ntiyagomye kutubwira ingene bimeze, ariko ndibaza yashoboye gutanga umuco ku byo twayaze. Kandi ndabashimira cyane, nizera ko tubongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.